Intambara y'abatoza muri Rayon Sport ikomeje gufata indi ntera. Uwo n'umutoza JULIEUN, umutoza wayo mukuru n'umutoza wayo wungirije yitwa MOHAMED Wade. Iyi ngiyi ni Viva Sport, kandi subscribe ukande like ibintu bigende neza cyane. Ngewe ndi Jirisi, tugiye kuba tureba dusesengurira hamwe, tureba umwuka utari mwiza hagati y'abatoza babiri ba Rayon Sport. JULIEUN uyu toza w'umunyatunisia kuri uyu munsi wa none w'umufaransa mu mbabarire uri gutoza ikipe ya Rayon Sport, nuwo yaje ahasanga wari wungirije witwa MOHAMED Wade. Uyu MOHAMED Wade yari yaramaze kwizera ko agiye kuba umutoza mukuru w'iyi kipe ya Rayon Sport, ndetse n'abamuri hafi cyangwa se n'ababa hafi y'ikipe ya Rayon Sport bavuga ko rwose uyu MOHAMED Wade yari yaramaze gufata imodoka y'umutoza mukuru, umutoza agenderamo, yaratangiye kwaka inzu y'umutoza mukuru. Ariko kuko Rayon Sport Jean Fidel perezida Rayon Sport, uyu musemaji wayo n'uyu munyamabanga wayo bari bazi ko uyu atari we mutoza mukuru, baravuga ati buretse gato, bamwemereye gufata imodoka y'ikipe, bamwemerera kurya ibiryo by'umutoza mukuru. Ariko bareba umusaruro wa MOHAMED Wade bakabona ntawo, kuko n'imikino myinshi bwa Rayon Sport yapizwe aya manota agera kuri 6 yose irushwa na APR ya mbere. APR gifite kirarane, aya manota menshi bayashyizemo ku bwa Wade. Yamenizeri Fani akimara kugenda nawe nubwo yagiye wenda ibintu bitameze neza cyane, ikipe igasigara na Wade wungirije, yahise yishyira mu mwanya muri position yo kumva ko agiye kuba umutoza wa Rayon Sport. Ariko twareba ubushobozi bwe tukavuga ati ibi bintu ntabwo bimacinga. Ubundi izo mbaraga zo kumva ko MOHAMED Wade wowe ushobora kuba umutoza wa Rayon Sport, izo mbaraga uzikurahe? Ko mu bijyanye na papier zawe, mu bijyanye n'ubushobozi uko bigaragara rwose ntabwo uri ku rwego rwa Rayon. MOHAMED Wade ibyo ntiyabikozwaga, yumvaga ko byanze bikunze agiye gufata Rayon phase retour yose, wenda bikazarangira yemeje akaba umutoza mukuru w'iyi kipe. Ariko uwavuga ko bitamuhiriye ntabwo yababeshye. Ibyo byabayeho nawe abaho. Hanyuma Rayon Sport nibwo yaje kuzana uyu JULIEUN we atangaza ubwo yaravuze ati uyu mutoza wungirije witwa MOHAMED Wade biragoye kubana nawe muri Rayon Sport. Na amagambo yatangaje muri weekend ishize, arivugira ati kubana nawe muri Rayon Sport ati ni ibintu imbona ngiye bigiye kuzagorana. Impamvu za mbere yashingiyeho, MOHAMED Wade yari ari mu Rwanda mbere yuko uyu mutoza ajya kuza. JULIEUN akimara kumva ko umutoza mukuru agiye kuza, MOHAMED Wade yahise amera nk'uyivumbuye ahita atakaza. Icyo gihe namenye Patrick yatangaje ko hari impamvu zindi zatumye MOHAMED Wade atari gutoza ikipe ya Rayon Sport, ariko ko aragaruka vuba. Ariko ibyo byose byari amaringushyo, ahubwo bari bizeye igisasu baryamanye ko JULIEUN araza. Umunsi wa JULIEUN warageze, araza mu Rwanda, arakirwa, arerekanwa n'itangazamakuru, anavugana naryo, amara iminsi ari muri presentation, kwerekwa ikipe, kwerekwa abakinnyi, kwereka byose. Nta MOHAMED Wade yabonaga. Ibyo byose byabaga atabona umutoza MOHAMED Wade. Uyu mutoza yongeye gushengurwa nuko mu gihe cyose, muri iyo minsi yose kugeza n'uyu munsi yamaze, atigeze abona message yo mwasista MOHAMED Wade imuha ikaze muri Rayon Sport, imubwira ati kaze neza mutoza mukuru, tugiye gufatanya gutoza iyi kipe ya Rayon Sport. Iyo message MOHAMED Wade ntayo yabonye. MOHAMED Wade JULIEUN mu mbabarire, iyo message ntayo yabonye. Yagombaga kuva byibura kwa MOHAMED Wade. Si itegeko kamwandikira pe, wenda twese niko twavuga. Umuntu wese ukurikiranye Viva Sport akakanya ashobora kwibaza atakavuga ati se byari ingenzi ko MOHAMED Wade yandikira JULIEUN ko amuhaye ikaze muri Rayon Sport? Yego, nibyo wenda reka tuvuge ko atari itegeko. Ariko
mu ndangagaciro za kimuntu, mu mibereho ya muntu. Ubundi hari n'ibintu ubutegetswe gukora, wenda ushobora kutabikora ukavuga ati ariko kubikora n'uburenganzira bwanjye no kutabikora n'uburenganzira bwanjye, ariko ibyo bintu bikaba byatanze iyindi shusho, ukaba wagaragaje ko wenda ntiwishimiye ibintu bimwe cyangwa ibindi. Tubwizanye ukuri, Mohamed Wade ntabwo yigeze yishimira ko Rayon Sport yazanye JulieuN Mete nk'umutoza mukuru, kandi uyu JulieuN Mete nawe yamaze kubabona ko uyu Mohamed Wade atishimiye ko yaje gutoza Rayon Sport nk'umutoza mukuru. Uyu JulieuN Mete rero akaba yamaze gutangaza ko we nta bintu by'ubwasista, nta mwasista abona muri Rayon Sport. Ibyo ngibyo ngo nta nubwo ashaka kubikozwa. Yatangaje ko yumva akazi ke kazagenda neza cyane uyu Mohamed Wade atagihari, atakiri muri Rayon Sport, atakiyitoza. Ubu hatangiye kwibazwa niba uyu Mohamed Wade baraza guseza amasezerano kuyasesa, cyangwa se niba baraza kumwohereza muri Rayon Sport Women Football Club akaba ari hajya kungiriza, cyangwa bakamujyana i Nyanza akajya gutoza abana ba Rayon Sport kugira ngo ntabajyana amafaranga yabo, kuko ushobora kuguma kuri payroll ya equipe ugakomeza ugahembwa salary mwumvikanye, baraza bakakubwira ngo toza ahangaha, kuko umwuka ntago ari mwiza hagati y'aba batoza bombi, umwuka si mwiza na gato. Rayon Sport iri kuri uyu munsi tuvugana ni iya kabiri, ifite amanota 33. APRFC ni ya mbere ifite 39. APRFC ifite umukino w'ikirarane. Ngira ngo murumva ko harimo intera ishobora gutuma umuntu wese atekereza ko kuri uyu munsi wa none rwose nta gihindutse, nta nibisubiyemo, nta nibigize ute, APRFC izatwara igikombe cya shampiyona. Ibyo umuntu wese yabyumva. Hanyuma ubwo Rayon Sport igasigara icungiye kuri Peace Cup, igikombe cy'amahoro. Ariko icyo nacyo kugira ngo ikigereho birasaba indi inspiration, birasaba undi mwuka, birasaba izindi mbaraga. Kuvuga rero ngo muri staff technique ya equipe mutari kumvikana, ibi ntago biraza gukunda. Shampiyona baraza kubasiga andi manota menshi, Peace Cup muraza gukubitwa mutaye hakiri kare cyane mutageze na finali, kandi murabizi ko byibura gutwara igikombe cy'amahoro nibyo bibahereza uburenganzira bwo kuba mwazakina imikino ya Confederation Cup. Wenda umwaka utari Rayon Sport ikazaba yiyubatse vuba cyane byihuse. Rayon Sport ikwiye guhandoringa iki kibazo, ikamenya aho Mohamed Wade akwiye kujya, ikamenya aho JulieuN Mete akwiye kuba ari, kugira ngo iyi ntambara iri hagati yabo ejo tutazumva ngo igice kimwe kiri kuri Mohamed Wade kuko yasigaranye equipe bra nta wangwa na bose, tukumva ko ikindi gice kiri kuri JulieuN Mete. Ibi ni biba muri Rayon Sport, muzamenye ko none igihe cyiza cyayo cyo gutsindwa kizaba cyegereje. JulieuN Mete yatabasha hakiri kare ubuyobozi bwa Rayon Sport, Rayon Sport nibyo aravuga ati nyaboneka mutabare munkize uyu mutoza wungirije, munkize uyu mutoza wungirije. Ubu muri Rayon Sport baracyari kureba, bari kugenda basesengura, banariza, bibaza tese aramutse avuye aha kubona undi wo kungiriza Wade biraza kugenda biti, kungiriza JulieuN Mete. Ese JulieuN Mete aramutse yifuje umwasista we akaba ari ku mafaranga arenze aho twahaga Wade, kandi ubukungu bwacu nka Rayon Sport budahagaze neza muri iyi minsi, biraza kugenda gute? Ariko ibyo ngibyo ngewe ntago nabyita urwitwazo ku ruhande rwanjye, kuko uyu munsi wa none Rayon Sport imaze imikino 5 idatsinda itsindwa. N'uyu wa mbere JulieuN Mete mushobora kumubwira ati tuwacane wazima, turekane rwose uyikomereze, mugashaka undi mutoza kandi mukamuhemba. Ahubwo bushobozi rero bwava naba ariho mukora Rayon Sport
murebe ko murakemura iki kibazo. Niba Wade hari ahandi arerekezwa ariko kuko Julian Met atamuhumeka mu uburenganzira bwe. Muri weekend Julian Met yatsinze, yabonye andi manota 3 ya Rayon Sport. Mu byo yifuje undi umwasista wa kabiri wo kumufasha gutoza iyi kipe ya Rayon Sport. Yifuje umwasista wa kabiri cyangwa se umutoza wo kumwungiriza utari Mohamed Wade. Uyu Wade rero nawe bikaba biri kuvugwa ko amakuru asumira viva avuga ko Wade aramutse akuye ku nshingano zo kungiriza muri ekipe ya Rayon Sport, nta kandi kazi ka Rayon Sport yakora, no guhita afatiraho asubira iwabo. Ubwo turaza kwa tureba uburyo kipe ya Rayon Sport iraza guhandoringa ibingibi. Hanyuma tukiri muri Rayon, andi makuru wamenya nuko kera kabaye uwitwa Rwatubyaye Abdul yamaze kuba yandika ibaruwa isezera muri iyi kipe ya twabigarutseho nyuma yo kujya i Burayi mu ibanga rikomeye cyane rwose, ntawo bize nta no washaka kabimenya adashaka no gusezera. Kuri ku munsi w'ejo nibwo uyu Rwatubyaye yanditse ibaruwa yifuza ko rwose ikipe ya Rayon Sport yamuririzinga akigendera. Ubwo byumvikane ko muri FC Shkupi muri Macedonia hariya ibintu bishobora kuba byaraje gucamo, ashobora kuba ari kubona azabona amasezerano. Ubwo kuri Rayon Sport igasigara yibaza niba hari ikiraza kubona muri uyu Rwatubyaye, kuko hari amasezerano yari agifitanye n'ikipe ya Rayon Sport. Niba hari amafaranga araza kuba muri iyi FC Shkupi, ariko Rwatubyaye yamaze kuba yandika lettre agaragaza ko yifuza kuva muri ekipe ya Rayon Sport. Nubwo bwose yabikoze mbere y'igihe, nta wabajije, nta wamenyesheje. Ikipe ya Rayon Sport ibona gukora imyitozo gusa muri FC Shkupi. Abo twagiye tubaza bagiye bavuga ati icyo tuzi cyo nuko akiri umukinnyi wacu, nta kindi twabitangazaho. Ariko rwose ku yandi makuru arebana na Rayon Sport cyo mwamenya nuko uyu munsi ntago yifuza gukina Rayon Sport, yamaze kuba yandika n'ibaruwa asezera. Uretse ko n'abakozi ba Rayon Sport ntago bumva ko kubura Rwatubyaye ari ukubura imwe mu nkingi za mwamba, cyangwa se ari ukubura igiti cyamwikoreze. Ntaga kiri igiti cyamwikoreze muri Rayon Sport. Ubwo turaza kwa tumenya niba turaza kwa tumenya icyo ubuyobozi bwa Rayon Sport buraza kuza kuba buvuga kuri iyi baruwa. Niba bura muri lizinga bukavuga ati warakoze cyane mu gihe twari tumaranye, cyangwa se buramubwira ati wataye akazi ariko mbere na mbere banza ugaruke turebe ku by'akazi. Niba se iyi kipe ya FC Shkupi iraza kuba igura igihe cy'amasezerano Rwatubyaye yari afite, cyangwa niba baravuga ati turi ababyeyi watubereye umwana, genda uzahirwe muhirwe n'urugendo rushya rwawe rw'ubuzima utangiye i Burayi, cyane ko we agiye yavuze ko ngo hari ibyo yavuye yadasoje agiye kubanza gusoza. Ubwo wenda harimo no gutwara ibikombe, harimo gukina mu byiciri bizwi, akava muri za Macedonia, cyane ko burya naho yego ni i Burayi ariko ntago twavuga ko ari umupira uri ku rwego rudasanzwe. Ubwo ibyo byose bishobora kuba ari bitumye witwa Rwatubyaye Abdul asohoka muri ishampiyona y'u Rwanda nanone akerekeza hariya i Burayi. Ubwo yamaze kuba asezera rwose abareyo mu byumve neza cyane mubimenye. Hanyuma ngayo ngibyo byari bizindutse bivugwa muri iyi Rayon Sport. Andi makuru atandukanye ya siporo ahangaha kuri Viva niho ukwiye kuba uryamye. Mbere na mbere niba utarakora subscribe banza urebe niba utarayikoze uyikoreho, ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byose tuzadushyiraho ujye ubibona mu ba mbere neza cyane. Share na likes ni ingenzi niba wakunze ikiganiro cyacu. Nari Jiris, dusubire mu biganiro biri imbere.